ikaze ukurikiye One Nation Radio unyuze kuri y3akadomo1nationradio.org ndetse no kuri TuneIn. Nizere ko rero mumeze neza aho muherereye hirya no hino. Murabizi ko muri Washington DC muri Leta Zunze Amerika hari igiterane kiri gutegurwa kuri Rwanda Christian Convention. Uyu munsi rero nicyo tugiye kuganiraho, turi kumwe n'umutumirwa. Reka tumuhe ikaze hanyuma atwibwire. Iyi ni One Nation Radio, ni radiyo ya diaspora nyarwanda ivugirwa hirya no hino ku isi, ikorera muri Leta Zunze Amerika. Turi kumwe nawe kumutangira n'ijambo dukurikiye. Bishop John Cyahana, Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Hari igikorwa cya Rwanda Christian Convention muri gutegura kigomba kubera muri Leta Zunze Amerika. N'ubuhe butumwa mwitegura gutanga? Urakoze cyane. Ubutumwa duteganya gutanga cyangwa se dutanga muri Rwanda Religious Leaders Convention cyangwa Christian Convention cyangwa People's Convention, nuko ubutumwa nubwo gukangurira abanyarwanda bari muri Amerika cyangwa se bari muri diaspora kugira ngo bagire ubumwe nk'abantu. Kindi cya kabiri, bamenye ko bafite ubuhamya bwo gutanga, bafite imbuto zo kwerera abanyarwanda bari muri Amerika mu bumwe bwabo nk'abanyarwanda, kandi noneho no muri kiriya gihugu cy'abanyamerika barimo bakagitangamo ubuhamya bw'ubukristo bwabo n'ubumwe bwabo nk'abanyarwanda, kandi noneho no kugira ngo ubumwe bwabo n'umubano wabo n'urukundo rwabo no gufatanya kwabo bibatere kujya imbere mu mahanga, bitume banamenya n'isoko yabo, igihugu cyabo bavamo nk'u Rwanda, uko bagomba gukora ibigomba gukorwa byose kugira ngo isoko yabo igira agaciro, nabo ubwabo bagira agaciro mu mahanga aho bagiye, kandi noneho na bwabo umwe bwabo butume batera imbere, kwa gutera imbere kwabo kubabesheho neza kandi babesheho n'iyo bava n'igihugu cyabo. Ubwo butumwa mu buryo bugari nicyo baba bavuga cyane cyane, kandi no kumenya ngo abanyarwanda bafite uko bumvikanye mu mahanga kubera amateka yacu mabi, kandi nabo bafite uko babaye, bafite ibikomere bagize, bafite imitwaro bikorera yavuye muri ayo mateka. Bagomba gufatanya guturana iyo mitwaro, bakavurana ibyo bikomeye, bakabana neza, bakagira ubuhamya bushya aho bari mu mahanga. Nicyo ubwo butumwa buvuga, kandi noneho nk'abakirisitu, nubwo n'ubukristo nabwo burya bwakomeretse, nubwo n'ubukristo bwo mu Rwanda bwagize icyabuhuganije, nabwo bagomba kubuvura bakagira ubuhamya bushya. Nicyo kitujyana muri Amerika, kandi si muri Amerika gusa, dufite ibyiringiro ko twatangiriye muri Amerika, dutangirira Chicago, duhora n'abayobozi bake tubabwira icyo gitekerezo, nuko bakeneye kugira ubuhamya nk'abakirisitu. Tugeze aho tuhakorera convention ya mbere, igiterane cya mbere, turangije tujya Texas, tubona abantu benshi barushijeho. Turi Texas twemeranya ko tutazakomeza gukorera muri Amerika gusa, tugomba kujya muri Canada, tukazajya ni Buraya. Ariko ubu noneho twateye intambwe tuva muri Amerika tujya muri Canada, ubu twagarutse Washington DC. Turatekereza ko no mu bihe bizaza tuzajya no mu bindi bihugu ku yindi migabane, kugira ngo tujye gutanga ubwo buhamya bw'ubukirisitu bw'abanyarwanda mu Rwanda no mu mahanga. Uravuze uti mwatangiriza Chicago, ubu ngubu mugeze muri Washington DC, ndetse mwagiye no muri Canada na Texas. Kuva mwatangira icyo gihe kugera kuri ubu ngubu, mubona none bwa butumwa mugenda mutanga mu banyarwanda, mubibutsa ko ari abanyarwanda muri za gahunda za ndi umunyarwanda, ariko n'ubu n'ubukristo bitanga umusaruro ki? Umusaruro w'umubano niwo tushaka wa mbere uriho, kuko uko turushaho kugenda tubikora niko abantu bagenda bagwira, kandi uko bagenda bagwira niko bagenda bashyiraho za komite muri za lokalite zabo aho bari, aho twagiye tubikorera, bagashyiraho za komite zituma bakurikirana umubano wabo n'imikoranire yabo n'iterambere ryabo, ukabona noneho umubano ugenda uba muzima n'ahataragerwaga hakagerwa. Kandi iyo uri muri community uri mu Kristo ntiwiyerera imbuto, kuko si wowe uyisoroma, usoromwa w'imbuto n'abandi. Nukuvuga iyo bitangiriye mu banyarwanda b'abakirisitu
bafite abana batajya gusenga, bafite abagore batajya gusenga, bafite abagabo batajya gusenga, bafite abaturanyi batajya gusenga. Ni ukuvuga iyo batangiye kugira imbuto y'umubano nk'abanyarwanda, abanyarwanda bose barabana, birakwira byanze bikunze. Burya hari ibintu byandura cyangwa se hari ibintu bikwira, hari ibintu bivura. Nk'uko ubona izuba riba hejuru rigatuma umucyo n'ubushyuhe buza, niko n'uwo mubano ukwira. Umubano w'abantu iyo abantu babanye bagakuraho inzigo, bagakuraho ubwanzi, bagakuraho ubusharire bw'ubuzima bwabo, birakwira biragenda, ntiwabihagarika. Ni nk'uko udashobora guhagarika izuba riri hejuru yawe riva, imirasire yaryo ntiwayihagarika, wayikingiriza ariko ibiriho igaragara. Hanyuma insanganyamatsiko y'uyu mwaka iki? Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iri mu njyana y'ubumwe bw'abanyarwanda. Noneho wenda usa n'udusobanuro gatoya, kuko iyo umuntu yumva ubukristo akabijyana akabyumva muri gahunda za Ndi Umunyarwanda tuyobe n'amateka y'igihugu cyacu, wenda mu biduhurize gatoya kugira ngo n'udukurikiye abashe kubyumva, numva se umukristo gahunda za Ndi Umunyarwanda, kuko tubizi muri politiki y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bihurahe n'itorero. Buriya rero ntabwo abantu babibona muri politiki nk'uko bivuga. Bazi ko gahunda ya Ndi Umunyarwanda ari politiki, bazi ko gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge ari politiki, bazi ko kuvurana ibikomere by'amateka ari politiki, ariko ntabwo ari politiki. Iyo usomye muri Bibiliya sinziyumvisha n'igituma twebwe abanyamadini tutatangiye gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, tutatangiye gahunda ya Ndi Umunyarwanda, kuko muri Bibiliya nibyo birimo, nizo nshingano Imana ishinga abayobozi b'amadini, guhuza abantu. Imana ni urukundo, Imana ni umucyo, Imana ni ukuri. Leta y'u Rwanda iri guhendahendera abanyarwanda kuvugana ukuri no gusasa inzobe. Ibyo biri muri Bibiliya, nitwe twagombye kuba tubikora. Atari ko bishop rwose mugomba gufasha leta, ntabwo twakwifashije se twe. Ni ukuvuga ubumwe n'ubwiyunge, Ndi Umunyarwanda ni ubuzima bw'abantu. Turoro turabwira abakirisitu kuba bazima ngo bagire ubuzima, kuba bazima ngo bagire ubuzima, kugira ngo babeho neza, bagire umudendezo w'ubuntu. Ariko umuntu wangana, umuntu ubitse icyaha ntabwo bari muzima, kuko cya cyaha kimubuza n'ibitotsi, kimugira inkomanga. Wa wundi ufite uburakari n'umujinya akararana umujinya, ntanatekerezana neza. Urumva rero icya mbere aba bakirisitu baravurwa kugira ngo bagire ubukirisitu buzima. Turabavura ngo bakire ibyo bintu byabagoye mu mitima yabo no mu mitwe yabo, bivemo babe bazima, bagire ubuzima. Urumva rero ni inshingano zikomeye cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibya leta ni politiki, ni ibintu by'ijambo ry'Imana. Ikindi noneho rero bibaye bya politiki, byo politiki ni mu Cyongereza, tubivuze mu Cyongereza politics ni ukuntu ko urinda abantu n'ibyabo, niyo politiki burya. Kandi politiki iri muri Bibiliya, ni Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo murinde ubwoko bwanjye, muca imanza zitabera, mukora iby'ibiki. Nta kintu na kimwe leta ikora kitagaragara muri Bibiliya. Ahubwo abanyamadini dufite ibibazo, kuko ibiri muri Bibiliya ntitubikora nk'uko Bibiliya bivuga. Agakiza, icyo mwebwe ba.com mwita salvation, agakiza uwakijijwe ntabwo akizwa mu mutwe, mu bwonko gusa, akizwa no mu mibereho, akaba neza, akagira ubuzima bwiza, ntagire amavunja, ntarwara inzoka, ntarware, akaba muzima, akagira imyumvire, akarinda ubuzima bwe, akarinda urubyaro rwe, akarinda igihugu cye, akarinda abaturanyi be. Uko niko gukizwa, n'igihugu cye kikagira agaciro, n'ahari akagira agaciro, n'uburyo abeshaho bya bintu neza no kubitekerereza mu gihe kizaza. Niko gukizwa. Ni ukuvuga gukizwa muri izi ndimi zateye, ni ugukizwa wese n'ibyawo bigakizwa. Ubutumwa naha abanyarwanda aho bari hose, haba ari muri Amerika aho tuteganya gukora iki giterane, haba ari mu Buraya, haba ari mu Bushinwa, aho baba bari hose, n'abari mu Rwanda ubwabo, ndabifuriza ko bamenya ko ari abanyarwanda, biyumvamo ubunyarwanda, biyumvamo igihugu cyabo cy'u Rwanda, biyumvamo ejo hazaza h'u Rwanda, biyumvamo aka gaciro k'u Rwanda, biyumvamo umunezero wo kuba icyo bari cyo, kandi bakakirwanirira, bakakirinda, bakagiteza imbere, kugira ngo kuko nta kindi bazabacyo. Nubwo waba muri Amerika ntuzigera uri umunyamerika, ntiwaba umunyamerika, uzaba uri umunyarwanda uri muri Amerika, waba umunyamerika w'umunyarwanda, ariko ntuzigera wigira nk'umunyamerika wavuye mu Buraya,
ngo uri umunyamerika wa anglo-saxon, uri umunyamerika w'umufaransa, uri umunyamerika w'umutaliyani, uri umunyamerika w'ikindi icyo ari cyo cyose cyagiye muri Amerika, nawe uzaba umunyamerika w'umunyarwanda wavuye i Rwanda, ugomba guha agaciro isoko yawe. Rwose iyi radio turayishima, kandi turabasaba ko mwadufasha kugeza aya makuru, kugeza ibi bitekerezo, kugeza uyu muhati wacu twatangiye, kugira ngo bawukwirakwize hose, naho tutaragera tuzasangiye iyi radio yarahageze. Murakoze cyane. Reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe. Ndizera hari byinshi mwumvishe, ari abakristo, ari n'abatari abakristo, n'abadasenga muri rusange. Ubutumwa mwakurikiranye Bishop Rucyahana yagiye abagezaho. Reka dukore ducire imitima kandi twiyunge, tubane neza, dutangire umusaruro aho dutuye. Iyi ari One Nation Radio. Reka tubashimire, mwakoze cyane kubana natwe. Tuzasubire ubutaha, ariko ntibibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ibihe byiza.